Buravani mbere yuko akora indirimbo nari muzi kandi hari n'abahanzi benshi bagiye banyura mu maboko ya buriya sinjya ngira kuvuga sinjya ngira no kugira gute ariko ukuri urakuvuga. Buravani mbere yuko akora imiziki nari muzi. Yes, reka nongere mbaye ikaze mbihanganisha mwese mudukurikiye aho muri muherereye mu bihugu bitandukanye. Aha ngaha rero turi mu kwibuka Buravani tunamusezera. Hari abakunzi benshi be, hari inshuti, hari abavandimwe, ariko icyo nababwira yasize atubwiye ni ukugirira urukundo. Ndi kumwe na Raskayaga rero, ni umuhanzi mwamenye mu ndirimbo nka Maguru ndetse n'iyitwa Kigali, ni nyinshi cyane. Yari afite n'itsinda ricuranga, ngize amahirwe ngize ubuntu bwo kumubona. Akunze kwibera i Burayi ariko ngo mu rugo ni mu rugo. Mu rugo nta n'ikintu na kimwe cyaba oya. Ngewe hariya ndi umupagasi, ndi umukarani w'ibihe. Ngewe rero hano ni home. Hari igihe unumva ngo uri umukarani w'ibihe akumva ko uri gutebya Akayaga. Ubundi ubuzima bwawe mu Bubiligi, ubuzima bwawe ni buzima ki? Ni ubuzima bumeze gute? No kukubona inaha abantu babona n'ubundi uri hambo ubana n'abantu bose, ikintu cyose ugikora bimeze bite? Mani ngewe ubuzima bwanjye hariya ni ubuzima bwo gukora kuko nicyo cyanjyanye, sibyo? Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo aho iwanyu batareba niho ugerageza gukorera cyane, ugakora n'ibidakorwa. Ubwo nari ngiye kuvuga umugani neza uko bawuvuga, ariko nsanga hari amagambo atagomba kuvugwa imbere y'abantu mu ruhame. Nubwo ndi kumwe nawe ariko mba mbona ko ni mu ruhame, kuko nubwo narebwa n'abantu 10 ni mu ruhame. So rero uwo mugani uvuga ko n'umwanda wakwemera ukawutwaza amenyo ariko ukawukora kuko uraho batakureba aho wabyirukiye. So rero iyo ndi hariya ngiye mba ndi umukozi, nta nubwo mba nitaye ku bintu ibyo ari byo byose umuntu yambona akanamvugaho, kuko iyo mbonye umuntu hariya mita ufite ibara nk'iri ryanjye, ufite melanine nk'iyi ngiyi yanjye nyine, mpita mbona ko twese twazanwe no gupagasa. Mpita rero mbona ko twese turi abakarani b'igihe, nubwo wenda mu mutwe tuba tudatekereza kimwe. Ngiye cyanjyanye no gupagasa, ubundi nkazagaruka nkibera hano kuko sinkeneye gusazira mu kagari, my friend. Nkeneye gusazira mu kagari. Reka rero tukubite tubangura tujye ku nkuru ya Buravani. Mu ma speech menshi yavuzwe hano bavuze ko usibye kuba ari umuhanzi, we yari afite ubumuntu. Ubuhanzi butatumye yishyira hejuru cyangwa ahinduke nka kwa kundi umuntu amara kugera urwego ageraho akitandukanya n'abantu. Tubihuze n'ubuzima bwa Raskayaga uyu munsi. Buravani wamwumvishe ryari, wamumenye ryari, ni ikihe kintu agusigiye, ni reso magusigiye? Ikindi Buravani namenye umubyeyi we kubera gucuranga harmonica. Hari umubyeyi we wacurangaga harmonica, ariko naje kumenya nyuma ko ari we papa we inyuma, ariko umubyeyi we twamenyanye imbere. Na Buravani nawe tuza kumenyana, bose mbamenya mu buryo buri muntu kwe. Nyuma rero naje kwiga harmonica, kuyicuranga. Maze kuyiga mbirebeye kuri uwo musaza akajya namfasha. Nyuma rero nza guhura n'umuhungu we ari we Buravani. Nyuma ndanakomeza muri 2016 ngira ngo nibwo noneho nabonye indirimbo ye. Mbonye indirimbo ye ndavuga ni bane wa mupeti bya bindi yanganirizaga abigezeho. So mpita mbona n'ishyaka rikomeye cyane. Buriya hari abantu batatu njya mfatiraho icyitegererezo, nkavuga ni nje nikuyemo ko nanjye mfite urwanjye rugamba nakoze mbere yuko mbikora. Ariko hari abantu batatu njya nicara nkahita mvuga ni aba bantu kibaye buri munyarwanda wese uri kuririmba kuri izi saha yabafatiyeho urugero. Ubwo rero ni muri ubwo buryo Buravani nawe mufatamo muri zo nza, kuko ari muri abo bantu batatu nkubwiye. Buravani wamuvuze undi? Barase undi ntago biba, ariko ntabwo ari ibintu byatari. Undi muntu ukurikiyeho ni The Ben. Undi muntu ukurikiyeho ni nawe yaratashye bana Jay Polly.
ya Rest in peace. ni Jay Polly. Hanyuma rero Buravan akuganiza ko ashaka kwinjira muri kariyeri y'umuziki mwamenye atarawinjiramo, ubonye indirimbo ye hari aho mwigeze muhurira mu buryo bw'ubuhanzi bwe, yaba mu gucuranga ko yigeze no kuza i Burayi cyane ko ariho wari unari, mwigeze muhora ngo munagane ubwo ati bya bintu watangiye noneho ndabona inama wigeze umuha nk'umuntu watanze muri kariyeri, ibihe mwagiranye? Ibihe twagiranye bwa mbere duhura yarari kumbwira ibintu biremereye ntabasha, wenda abantu benshi barabizi, bijya bibaho waba uri umuhanzi umuntu akagucaka akubwira ati kaniko wamfasha nanjye bane nkagira, ariko natwe tuba turi mu rundi rugamba ntago wabasha kumugira. Buravan rero nyuma yaho twongeye guhura inshuro nyinshi, ariko ntago nagombaga guhita mubwira igitekerezo mfite ako kanya cyangwa se uko mbona umuziki w'ako kanya. Buravan rero twongeye guhura nyuma yaramaze kuririmba, amaze gutsinda n'amarushanwa ya Jeux de la Francophonie. Nyuma yaho ndamubwira ntingira ngo noneho uri kubona igikenewe muri uyu muziki. Ndamubwira ni uyu muziki uko tugenda tuwukora niko ugenda ucika intege, bidusaba twimukana naho bigeze, kandi uko bimeze ushobora gusanga uno munsi hagezweho umunyamerika, ejo hakagerwaho umwongereza, ejo hakagerwaho umunyanigeriya, ejo bundi hakongera hakagerwaho muri Kongo, ugahora wimuka, ntago uba ufite ahantu uhagaze. Ariko nk'abantu bakiri bato hari aho dushobora guhera dukora umuziki wacu. Arabyumva nyine, ndamubwira ni reba nk'indirimbo z'intore, reba nk'amagambo dukoresha iyo turi kubyina cyangwa iyo turi gukoresha izi ndirimbo zacu za Kinyarwanda, amazina twitana ibiki n'ibiki, reba amazina y'inka, reba ibisigo, reba ibiki n'ibiki. Muri ibyo bintu nta kintu kirimo wakoramo. Aravuga ati byashoboka, ariko se ni gute wabikora? Ndamubwira ni kubw'icyo gihe yaramaze kumbwira ko akorana na Bob. Bob Pro ntago ngenda agira amahirwe yo guhura nawe, ariko yambwiye ko akorana nawe, kandi icyo gihe ahita ambwira ati hari ukuntu yabigenza. Noneho mpita ambwira nti reba nka Pastor P, ubwo ibyo ndi kukubwira ni ibintu twaganiriye. Ndamubwira ni reba nka Pastor P, hari utuntu ajya akora ukumva bishatse kuzamo ariko bitarazamo. Noneho muri iyo minsi hari havutse n'undi mwana wari uvuye ku Nyundo, yarafashe indirimbo imwe ya kera y'amazina y'inka ahita yishyiramo akantu gato ka trap, birakunda. Ntibyakunze neza 100% ariko birakunda. Ndamubwira ni reba nk'aka kantu kari gutrendinga muri ibi bihe, ariko ugafasha ukakagira gutya wowe ukabikora muri bwa buhanga bwawe n'ubuhangange bwawe, byabyara iki? Ni inyigo, genda ubikore. Nanjye muha urugero rw'ibyo nari maze gukora, ndanabimwumvisha, ahita avuga ati ibi bintu byashoboka. Icyo rero nishimiye cyiza gikomeye nuko apfuye icyo kintu amaze kugikora. Ubona ko umuziki yaragimaze kugira fusion ukuntu na culture yacu, na album ye irabisobanura neza. Byaturutse kuri ya nama wamugiriye cyangwa byabihe mwagiranye muganira? Byashoboka ko byaturutse kuri iyo nama, kuko nyuma yuko tuganira sinzi abandi bantu yaganiriye nabo. Bishoboka wenda ko yagiye akaganira n'abandi bantu, byashoboka wenda ko yagiye agashaka Pastor P bakaganira, kuko nge ni igitekerezo muha wenda n'abantu yagenda akegera akabiganiriza ko Bob Pro ntago turahura, wenda mubaze nimba barigeze kubiganira. Pastor P nawe kuva nagaruka mu kwezi kwa gatatu kuva nagaruka ntago turahura ngo umuganirize numva, ariko byashoboka ko wenda byavuye kuri iyo nama namugiriye, kuko sinawe wenyine nayigiriye, hari n'abandi benshi nayigiriye, ariko ubashije kubikora n'uyu ni nawe mpamvu ngewe mwubashye, ndamwubashye kabisa, kandi naranamwubashye akimara no kubikora. Nyumva indirimbo ye ya mbere iriya ngo nshaka gusakara, nahise mwihamagarira ndamubwira ni man, urabikoze kandi respect, much respect. Twebwe abarasta iyo wubashye umuntu urambwira ngo much respect. Man, naramwubashye birenze, kandi nzanahora mbivuga. Niyo mpamvu n'iki gihe mbivuze, ntago mbivuze kubera ko yapfuye, mbivuze kubera ko yabikoze.
Ntabwo noneho tubihuze n'ubuzima uyu munsi ugasanga wenda umuntu abaye icyamamare arahindutse, aratangiye wenda yaritse abavandimwe, aratangiye yitwaye nabi, ubushobozi bw'ubwamamare buramuruse, arahindutse. Buravan yigeze ahinduka, ubayeho gute, ubihuza gute n'imyaka umaze mu muziki? Buravan ntabwo yigeze ahinduka. Buravan hari n'igihe nigeze kuganira n'abantu turi kumwe muri bendi yanjye twakoranaga, dufite bendi mu Bubiligi icurangana neza, wenda muri no minsi sinzi uko bihagaze ko tutari kumwe ariko bacuranga neza, yitwa Aitaudense. Twaraganiriye rero tuganira n'abandi bantu bari batugendereye icyo gihe, harimo n'abahanzi binaha. Ngewe icyo nkunda gukora mvuga ukuri ariko ntago mvuga izina ry'umuntu, abantu bajye bambabarira, sinzavuga izina ry'umuntu ahubwo nzavuga igikorwa kugira ngo wa muntu nacyumva yiyumve muri wahinduke, kandi natabasha guhinduka azagume gutyo kuko uko niko ziba zaramuremye. Rero turabiganira ariko uyu mupeti Buravan, afite icyambere, afite tala, icya kabiri afite umuco, icya gatatu afite esprit yo kumva abantu, ikindi afite discipline, ikindi afite n'imbaraga yo gukora ibi bintu. Abantu ngo yango bamwe nyine muri abo nyine nakubwiraga ngo yangora mupeti ngo arirata abantu, ngo arirata, ngo ubona ngo ni umuntu wirase, ariko ngiye kubyumva kuri nge byahise bintangaza kuko ndamuzi. Ndavuga none se umupeti yaba yaragezeyo se agahinduka? Kubw'amahirwe yahise aza muri Jeux de la Francophonie, sanga kwa kundi muzi niko akimeze. So rero Buravan ntago yigeze ahinduka, ahubwo wenda hari igihe abantu bamwe muri twe duhuje wenda umwuga cyangwa se duhuje ukwamamara, ko umuntu ashobora kwamamara ari umukomediye, umuntu ashobora kwamamara ashushanya, umuntu ashobora kwamamara abyina. Burya muri iyi si y'ubwamamare habamo bifu nyinshi. Umuntu ashobora no kukwangana n'ikintu wamutwaye, umuntu ashobora kukwanga kuko wenda abona wamuhagaritse imbere ya kamera gutya akakwanga kandi atanakuzi, ariko kora ku kantu k'ubwamamare rero kagendana n'ibintu byinshi bibi. So rero kuri nge ntago yahindutse, kandi ibyo nkubwira ni ukuri, ntago yigeze abasha guhinduka. Nge ndi kumubona igihe cyose namubonye, keretse niba yarishushanyaga, ariko ku bwanjye ntago yahindutse. Niko nge muzi. Mbabere njye kubaza ikibazo, ntago kiri challenge dukuntu, usibye wenda gutya Imana yabiguhamagaye, wanyuze mu bintu byinshi bitandukanye, benshi bajya bumva inkuru zawe ukiri muri no mu Bubiligi, ubuzima wanyuzemo, situation wanyuzemo, haba no kuri umuryango. Ni iki gishobora gutuma wiyahura? Ikintu cya mbere gishobora gutuma wiyahura ni igihe wabuze abakuganiriza, igihe wabuze uwubwira, ibyo uri gucamo, ushobora kwiyahura. Iyo ubuze umuntu ubwira, uba ufite ibitekerezo byinshi, kandi buriya umuntu agirwa n'umwuka uba umurimo. ADN dukomora twese ku Mana, ikaza yinjira muri Adamu tukayigira. Buriya upimye abagabo bose wasanga bahuje iyo ADN. Mu bagore habamo indi ADN ya kabiri, nta muntu uzi ahantu yaturutse, ariko nabo baba bafite iyo ngiyo ya Adamu. Noneho umuntu akagira izindi ntuza bazita shark, ni ururimi rw'Igihinde barwita shark. Izigenda zituma ama esprit n'ubuhangage bw'abantu buzamuka, sibyo? Waba uri umuntu ukina box, wenda tuvuge nk'abantu bakunda gukoresha shark, reka ndebe ya mbere, ya kabiri, ya gatatu n'iya kane. Abantu bakoresha iya gatatu cyane cyane bakunda kuba ibyamamare, bakunda kugira gute, iyo bakunda kuyikoresha cyane ni ikorera hano hejuru y'umukondo, niho iyo esprit iba. Rero ibyo bintu byose biba bigukoreramo mbere y'uko uri umuntu ufite n'ibindi bintu bigukoreramo. So rero biba byakubanye byinshi. Burya iyo uvuze hari ikindi kintu gihita kiza, ko dufite ya ADN na za mbaraga nakubwiye, cyangwa se njya mvuga zikomoka ku Mana, zihita zikuzamo. Kuko iyo uri kuvuga uba umeze nk'umuntu uri gusenga,
iyo uri kuvuga uba uri gusingiza, iyo uri kuvuga uba uri kwatura. None iyo ufite undi muntu uri kukumva, uri kumva ko ni za esprit ziba zibaye ebyiri zigiye kurwanira ku kintu kimwe zikakigukuramo. Rero iyo udafite umuntu ubwira cyangwa aho uvugira, akenshi ibibazo bituma urangira wiyahuye. Birangira wiyahuye byo uko n'ukuri. Bisaba kuganiriza, bigusaba ko ubona umuntu ukuganiriza, bigusaba ko ubona bubwira, bigusaba ko ubona aho uvugira. Nk'ubu ngubu wenda social media zaje, haramutse hagize nk'umuntu ugira ikibazo, ujye uhita ushaka umuntu uhamagara umubwira uti ngiye mfite ikibazo gikomeye, nabuze n'umuntu unganiriza, basi wowe nganiriza nkubwire ibyanjye. abenshi Impamvu no mu rusengero bakubwira ngo atura mbere yuko tugusengera tugukize. Iyo watuye rero bamenya nihe bakubwira, ndetse iyo biri za nsengero zibamo abantu ngo berekwa, Imana ibereka ikurikije ibyo wowe uri kubabwira, none ikabereka igisubizo bagomba kugushakira. Mu minsi yashize hari inkuru nyinshi twagiye twumva z'abagabo biyahura, ariko ndabihuza na story yawe, wenda kuba yatayize urababwiraho gato yawe burayi hariya n'umuryango, umuntu akabona uyu munsi ugismilinga ukomeye, we wabinyuzemo gute? Wenda ko hari n'undi byafasha. Igizo nkuru nigeze umva ngo umuntu agiye kuri etaje ariyahura kubera ngo umugore gutya, ngira ngo ubabwire kuri story ya gatoya, ubabwire n'uburyo binyuramo, ariko uyu munsi ukaba ugiseka. Njyewe ndaseka icyambere kuko nagize amahirwe yo kubirenga, kandi nkibirimo naranasetse. Nagize amahirwe yo kuba ndi kumwe n'Imana ikagenda ingenderera buhoro buhoro. Nagize amahirwe nanone yuko ibyabaye kuri nge, uwo twabinyuranyemo cyangwa uwatumye biba yanamfashije. Ni ukuvuga ngo uwanatumye biba yamfashije mu buzima bwa nyuma yaho, kandi na n'ubu ngubu baracyamfasha. So rero ibyo ngibyo byaramfashije cyane ku giti cyanjye, kuko kubinyuramo nabinyuzemo cyane, kandi noneho mbinyuriramo ahantu habi, mbinyuriramo mu gihe kibi, ariko mbasha kubisohokamo kandi mbasha nanone kongera kubana neza na wa muntu twabinyuranyemo neza, nta makimbirane abayeho, tubana neza vraiment. Mu by'ukuri ukuntu mbanye n'umuntu wanjye cyangwa se n'abantu banjye ni byiza pe. Ariko hari abandi bantu batajya bagira ayo mahirwe. Hari nk'umuntu bibaho kuko yanyuze muri ubwo buzima bubi, icyambere bumubereye bubi, icyambere biramubihiye, icyambere abuze imbaraga, icyambere abuze uwabwira, ikindi abuze uwatakira, ikindi abuze uwaririra. No mu Kinyarwanda baravuga ngo ubura uwaririra ariyahura. Icyo ni Ikinyarwanda kandi sinjye wagihimbye, ni abantu ba kera bakigize. Ubura uwaririra ariyahura. Ni ukuvuga ngo rero iyo ubuze uwuririra uriyahura. Ibyo ngibyo rero nibyo bintu byagiye bituma abantu benshi ujya kumva ariyahura. Icyambere biba ari ibibazo byamubanye byinshi, icya kabiri biba ari ibibazo by'imitungo, icya gatatu biba ari ibibazo bya ndabahone, icya kane kiba ari ikibazo kivuga ngo aho kugira ngo njyewe mbe imbwa nabimva, sibyo? Aho kugira mbe imbwa nabimva. Ibyo rero bituma abantu biyahura. Ariko uko ubasha kuganira n'abantu nuko ubasha kuganiriza abantu, ibyo bitekerezo bishobora kukuvaho. Ariko abantu benshi ibyo bintu byagiye bibabaho. Abandi n'abantu byagiye bibaho wenda bitewe n'urushako cyangwa se bitewe n'iki. Burya mbere yuko dushaka twebwe tuba tukiri bato, cyangwa se abandi bantu baba batarashaka, ntago dutekereza neza icyo tugiye gukora, ntago dutekereza neza. Donc uhura n'umuntu kamupofoka, mbivuge nguko wenda abantu b'iki gihe babivuga, kuko urubyiruko nirwo tuba twitayeho cyane kugira ngo rutazahura n'ibyo bibazo. Wahura n'umuntu wamara kumupofoka, ubwiza bwe taeze uko avugana. Burya abantu iyo bari guteretana, abantu iyo batararyama mu buriri ngo ukwezi gushira ukundi kuza umwaka wihirike, ntago wamenya umuntu. Burya umuntu mumenye iyo mumaze kurarana mu buriri, yigaragura, agira hishuka, agasura, agira gute, agona ukumva ari kugona, ukagira ngo ni inyamaswa yinjiye mu nzu. Icyo gihe nawe ahita atangira kukwigaragariza. Rero iyo umuntu atarakwigaragariza,
uba ubona ko ari marayika. Yes, ibyo ngibyo rero nibyo bintu bituma duhita dushigukira umuntu uko ateye n'uko ameze, ugahita uvuga uti abantu nibabona mfite umugore umeze gutya bazanyubaha, yego ukamushaka, ariko ukibagirwa ko hari uwo mugomba gusohokana, hari uwo mugomba guciringa, ariko ukuri nyako ni uko ugomba gushaka uberanye n'imico yawe n'imyifatire yawe. Nimba utamubonye byihorere, ariko numubona bikore kuko birakwiye. Icyo rero ni ikibazo gifite nka 80% y'abantu biyahura. Yes, reka tujye kuri principles zawe. Ubundi ubuzima bwawe ubutwara gute kugira ngo ubashe gusurvivinga kuri iyi si? Niziye quotes ugenderaho? Ni iki gituma ubasha gusurvivinga? Ngewe ubuzima bwanjye kugira ngo mbashe gusurvivinga, kwanza icyambere mpera ku babyeyi banjye, sibyo? Ngahera ukuntu nakuze, ikindi ngahera mu nshuti zanjye. So rero ikintu cyambere gituma mbasha gusurvivinga nuko nisobanukiwe. Amarasta, maze kuba rasta ninjira muri Rastafarism, ninjiye muri Rastafarian menya uburyo umurasta agomba kubaho, uburyo umuntu agomba kumera, uburyo umuntu agomba kwitwara, noneho mbasha no kwisobanukirwa. So narisobanukiwe rero nsanga umuntu burya n'ubusa. Umuntu ushobora kuba muremure, ushobora kuba mugufi, ushobora kuba ubyibushye, ushobora kuba unanutse, ushobora kuba umukene, ushobora kuba umukire, ariko burya umuntu n'ubusa. Umuntu n'ubusa kuko umuntu agizwe n'ibice bibiri. Agizwe n'igice cya mbere cyo kuvuka, akagirwa n'igice cya kabiri cyo gupfa. Ibindi byose biri hagati ni kakagozi gafatikanyije kuvuka no gupfa. Umuntu wese rero uri muri ubwo buzima ni ubusa. Rero iyo umaze kwisobanukirwa kuri ubusa, usigara uri kuvuga uti reka nige kubaho ntabangamye. Iki gitera ubwoba Raskaga? Ikintu kintera ubwoba ni igihe abantu baba bari kumvuga nabi. Nicyo gihe kintera ubwoba, kuko burya abantu iyo bagiye kukuvuga nabi barihisha. Iyo bihishe rero bakuvuga nabi, ntiwanamenya ibyo bari kukuvuga kuko bihishe nyine. Kaga, ubundi mu busanzwe ubuzima ubutubaho, wizera life after death? Wizera ko hazabaho ubuzima nyuma y'urupfu? Yes, gute? Impamvu mbyizera nuko umuntu mbere yo gupfa arasamba, sibyo? Umuntu mbere yo gupfa arasamba. Sinzi nimba warigeze kubona umuntu uri gupfa. Ndabibona. Umuntu rero mbere yo gupfa arasamba. Iyo amaze gusamba bigeraho akamera nk'umuntu wemeye, noneho akemera ko ibiri kuba ntago bimutunguye, akabyakira, noneho ukabona aratuje, agatangira noneho gushiramo umwuka uri kumubona. Bigenda biba etape par etape ubireba. So rero iyo umaze kubibona uhita ubona ko ikintu cyamukaramye cyagiye aba ari kurwana nabyo, ariko noneho ugahita ubona aratuje, agasa noneho nk'ugarutse no mu mwuka, agashaka kuganiriza abantu. Aribwo abenshi batangira kuvuga ngo mumbwire abantu banjye mbasezere, munzanire abana banjye mbagire. Uhita ubibona ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. None se ni igiki kimuhumuriza muri cya gihe aba ari gusamba? So rero iyo ubibonye wemera ko na nyuma y'ubu buzima bari. Ndetse n'ibitabo whole books yarabyanditse, amadini arabivuga, kandi no mu myizerere yacu bibaho. Sinzi, iyo ugiye kugera nk'ahantu hari ikintu kibi, ukagera nk'ahantu wenda hari umujura ari bugufate akakwambura nka telefone cyangwa akagira gute, ni igiki gituma ugira ubwoba mbere yo guhura na wa mujura? Hanyuma Kayaga, umuntu akubwiye ngo uri umukire, wakemera ko uri umukire? Ntago nabyemera. Kubera iki? Umukire ni Imana yonyine. Kuri iyi si ntago turi abakire. Waba umukire gute uzajya mu butaka? Waba umukire gute uzajya mu butaka ukajya unyagirwa ndetse n'amazi akinjira muri ya mva yawe ariko udafite ugira? Uri umukire gute uzageza igihe
bakagutwara utabasha kwitwara. Nta mukire uriho, umukire ni umwe wenyine, ni Imana. iyo umuntu avutse yakirwa n'abantu, n'iyo agiye aherekezwa n'abantu. Uyu muntu kuri iyi si muri iyi minsi usanga atabana n'abantu neza, usanga yishyira hejuru, mbivuge gutya, niwe arica agakiza mu buryo butandukanye. icyo adashaka kugeraho ntiwakigeraho, arakwitambika. Abantu nk'abo bameze gutyo nicyo babwira, tugana no ku misozi. Abantu nk'abo ngabo rero wagenda akakwitambika, wagira gute akagira gute, namubwira nti ese mubo witambitse bose, uwo wakoreye ubuzima ubayeho kuko uriho nindi, ubayeho kuko uriho. Nshobora kuburara kuko wanyimye akazi kawe, ariko ejo nkarya, sibyo, ngahita mpindura na sanse y'ubundi buzima, sibyo. Nshobora kugenda n'amaguru kuko wanyimye ibyo wampaga, bituma wenda mbona ako kamodoka cyangwa mbona ako ka esansi, ariko ubuzima bwanjye bugakomeza. Nta muntu ubayeho kubera undi, my friend. Twese tubayeho kubera Uwiteka, Imana isumba byose. Ikindi warumbaje ngo umuntu ngo aravuka akakirwa n'abantu, yanapfa akakirwa n'abantu, agaherekezwa n'abantu. Impamvu y'ibyo byose ni uko umuntu ari umutesi. Umuntu ni umutesi, umuntu aremwe mu guteta, kandi umuntu iyo akivuka ahita aba umunyabwoba. Bundi buryo umuntu ni umunyabwoba, akarira, akagira gute, akabona ko igikuba kiracitse. Icyo nari mbivugiye ni uko abantu ari bafite agaciro kuruta bya bintu nyine abantu bapfa. Nyine ndacyari kukubwira, ni ukuvuga ngo umuntu rero, ubwo bwoba n'ubutesi bituma abantu bamuziraho, bagatangira kubona umuntu ateye ubwuzu, ageze gute, bakamuziraho, bakagira gute. Ubwo aho ngaho ni mu kuvuka, umuntu bakamwitaho, kuko bamwe baba banamutezeho amakiriro, baba bavuga ngo wenda yazaba. Umuntu rero iyo apfuye aba ari kugenzwa n'ibintu bibiri: abamukunze n'abigaragaza, n'abandi baba bavuga ngo atatunukire. Ni ibyo ngibyo rero. Burya niyo mpamvu uzabona benshi igihe umuntu yapfuye bazigaragaza, n'abatakuzi bazavuga ko bakuzi, nabo mutigeze mubana bazaza wenda bavuge bati twamukundaga. Ariko uramutse ufashe icyumba uryamyemo ukabashyiramo, ukazimya itara, wongeye kuricana wasanga hahagazemo se na nyina gusa. Kuri cya gikorwa cy'ubumuntu wabaye hanze cyane, urabizi, ugasanga wenda ufashije homeless, ufashije umuntu bitewe na situation arimo, kandi wishimye. Ikintu kijyanye no gufasha mugenzi wawe nta zindi nyungu, kubera urukundo, kubera ubumuntu, kubera ubuntu, icyo gikorwa ukivugaho iki? Nuhe murage twaraga abadukurikiye batarumva neza yuko kuri iyi si ari urukundo, ari ukugira neza? We hari umuntu wabara kugire neza ngo namushimire? Hari abantu benshi bangiriye neza. Ikintu cya mbere, ndaza kumushima nyuma, ariko hari abantu benshi bangiriye neza, sinabavuga bose ngo mbarangize, ariko barahari benshi. Ikindi nyine nk'uko wari ubivuze, gufasha umuntu nta kintu na gito bitwaye, njya mbivuga, kuko amafaranga twafashije abantu ntago yatumye tuba abakene. Ibiryo twagaburiye abantu ntago byatumye twicwa n'inzara. Aho indaro twahaye abantu ngo baziraremo baticwa n'imbeho, cyangwa se ngo barare hanze, ntago zatumye tuba hanze. Ntago twaraye hanze kuko hari abantu twacumbikiye, bigahita bituma aho twari kurara habura tukarara hanze. Ntago twaburaye kuko hari abantu twagaburiye bakabirya bakabimara, tukabura ibyo turya. Nta nubwo twabuze amafaranga kubera ko hari abantu twafashije tukabaha amafaranga, noneho nyuma akadushiraho, sibyo? Kuko ubaza amafaranga umaze gukorera, cyangwa yo buri muntu wese amaze gukorera, ni menshi, ariko ntabwo angana n'ayo afite kuri iki gihe, sibyo?
niyo mpamvu igikorwa cyo gufashanya, igikorwa cy'urukundo, igikorwa cyo kugira gute, ni igikorwa ngiye mpa agaciro, kandi ugafasha umuntu utitaye ku cyo ari cyo, utitaye ku ari we, utitaye ku ki, ugafasha umuntu kuko uwo ni umuntu udafite ubushobozi nk'ubwo ufite kuri aka kanya, ariko nawe ushobora kuzagira ubushobozi cyangwa se ushobora kuzagira icyaba kitari nacyo. Urugero rwiza nka perezida wacu wa repubulika dufite ubu ngubu, abantu bamuzi kuva mu bwana bwe, icya mbere yabayeho impunzi, babaho wenda batunzwe na Croix Rouge na nuza byo njya mbyumva, najyaga mbyumva n'ababyeyi banjye kuko hari ahantu bigeze kuba mu nkambi imwe, babaho muri ubwo buzima, iyo babuvuga urabwumva, sibyo? Ariko kuri iki gihe niwe muntu muri iki gihugu dufite w'agaciro, sibyo? Niwe muntu muri iki gihugu dufite ufite agaciro, buri muntu wese areba agahita avuga se uyu muntu tumubuze byagenda biti, ku buryo tunibaza iyo ibintu nk'ibi ngibi bibaye, uhita wibaza uti igihe kizagera rasita atuveho, si bizagenda biti, ukumva buri muntu afite impungenge. Ntuzafashe umuntu kuko wumva ko azageraho, fasha umuntu kuko ubona ko ari umuntu, kuko akeneye kubaho, nawe akeneye kuramuka. Ikindi, fasha umuntu byibuza rimwe mu buzima bwawe, uzavuge ngo hari umuntu wariye kubera amaboko yanjye. Buravani ngo intore nipfa ivuna umugara. Hanyuma rero Kayaga, ababyeyi kera baragaga abana amatungo n'imitungo, ariko Buravani yaturaze urukundo. Nka Kayaga noneho n'iki kintu yaraga abakunzi be, abamumenye, inshuti, abana, umuryango? Njyewe ikintu naraga abantu, njyewe abantu mbaraga ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ndaga abantu, ndababwira nti banza umenye Imana n'ikigushakaho, banza umenye Imana n'icyo igushakaho wowe. Nusanga ukiri urubyiruko, umenye ko Imana igushakaho byinshi, wakagombye kuba uyiha kandi bitagoye, bitari bukubuze na gahunda zawe. Ikindi cya kabiri mbwira abantu, nidukundane my friend. None se ubu ngubu ko wambonye ukananyereka uburyo ndi bucemo nkinjira ko wenda nabonaga abantu babaye benshi nacanganye, ukambwira atari ko uciye aha ni abantu nkawe wenda bari guca, cyangwa se abandi nkamwe bafite ama invitation n'ibiki bari guca. Ese si urukundo se? Neze ko wabigize hari icyo wanguragaho se? Nge se hari icyo nari ngwishyuye se? Urukundo nta kintu na gito rutwaye, kururaga buri muntu wese cyangwa kurubwira buri muntu, nta soni bine, nta n'isoni bizigera binera, nta n'iki, kandi uzabyumva uko bishaka, azabyumva uko bishaka, ariko urukundo nawe ararukeneye. Ikindi cya kabiri ni uko ngomba kubwira abantu, burya dutekereza ko urukundo tuzaruha abatwumva gusa cyangwa se abatwishimira, ariko njyewe urukundo rwanjye ikintu cya mbere mbanza kuruha abanzi banjye, kuko abanzi banjye nibo banyereka aho mbogamye, ni nabo banyereka ibibi. Kuko umukunzi umuntu mubana araza akakubwira ati umva fresh watwitse twigendera, ariko umwanzi waraza akavuga ngo dore ngo kiri perasi ibyo cyavugaga ni ibiki, ugahita wisubiramo ukavuga atari kubondaho ibintu byose navuze ntaho nakotoye. Urumva rero ko buryo umuntu wa mbere uba ufite agaciro kuri wowe n'umwanzi wawe. Yes, twamenye inkuru y'amaguru, wenda uzakora n'inkuru ya Burabyo, tuyikunde kuko uramuzi, mwaranabanye n'ababyeyi be. Tugana ku musozo rero, gira ubutumwa uhereza abakunzi ba Legacy TV, tugane ku musozo. Abakunzi b'iyi TV Legacy ndabishimiye cyane, ndanabasuhuza, kandi ikindi cya mbere mbabwira dukomeze tugire ibikorwa by'urukundo. Nk'ubu hari igikorwa cy'urukundo ndi gukora, ndi gusaba amafaranga yo kugura imodoka izajya ifasha abantu b'abakene ikabajyana kubashyingura nta kintu na gito bishyuye keretse kwigurira essence. Ikindi ni ukugira ngo iyo association ndi gushinga izajya ifasha abo bantu, kandi nzajya nyuzamo n'ibikorwa byanjye by'urukundo, kuko hari abantu nshaka kuzajya nishyurira mitiweli bibaye ngombwa.
Yes Rasta slash ya Rasta yemanye hari n'abantu nshaka kuzajya nishyurira mitiweli, ubwo rero iyi association ni izajya imfasha no kugira mu rwego rwo kuyishinga no mu rwego rwo kugira ngo icyo gikorwa gikorwe cy'urukundo. Nari ndi gusaba abantu nyine bamfashe ko nyine amafaranga yo kugira ngo mbashe kugura iyo modoka rero izajya bari yo gufasha abantu kubashingura, ukumva ko ari igikorwa cy'urukundo. Nanjye aricyo kintu ndi kubwira abantu bakurikira ino TV Legacy, mugira igikorwa cy'urukundo kandi nubwo mutakigira kuri nge ariko mukigire ku wundi. Abantu bashaka gushyikiramo igikorwa banyura herero. Mfite nimero ya telefone nashyizeho ya WhatsApp, niyo njya ntanga nkabaha, noneho bakanyandikira nkababwira uko bigenda, kuko ntago ari amafaranga bampa, turabanza tukaganira ko n'ibitekerezo mba mbikeneye. Icyo rero nicyo kintu, nibwo butumwa narindi guhaba abantu bo kuri ino TV Legacy. Ibyo numva aricyo gikorwa gikeneye, kuko urugero rwiza uyu muvandimwe Buravan ararutweretse. Ese nupfu uzasiga iki? Uzasiga iki my friend? Nicyo kintu buri muntu wese yakagombye kwibaza, kuko zitwara fina navuze ngo aya mamodoka, aya mataje, aya mashene ahenze ntago nzabijyana, usibye roho yanjye n'ibyo nakoze byiza nibyo bizatuma ngenda. No kuvuga ngo kuri iyi si igihe tuhamaze ntacyo kivuze, uburyo twavutsemo n'uburyo tubayeho nta kintu bivuze. Igifite icyo kivuze nicyo tuzasiga, icyo twakoreye bagenzi bacu. Muri Bibiliya hakandikwa ngo ubugingo bwa mbere, cyangwa se igikorwa cyiza, cyangwa se itegeko ryiza, abantu bamaze kubaza Yesu baramubajije ngo ese itegeko ryiza ni irihe? Arababwira ati itegeko ryiza ni ukwakira Uwiteka mu buzima bwawe. Arongera basubiza ati irindi tegeko ryiza rya kabiri ni ugutanga urukundo mu baturanyi bawe, mu bavandimwe bawe, no mu nshuti zawe, no mu bantu, sibyo? Na Korani ikavuga ngo ikintu cya mbere yo kujya muri gahunda zawe, banza umenye uko abaturanyi bawe babandi bane bagukijije, y'uburasirazuba, y'uburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru y'urugo rwawe baramutse bate. Noneho uko ugenda ugiye muri gahunda zawe, ugenda ugira n'abandi kurinda uminutse ugeze iyo ujya. Numva rero icyo ngicyo nicyo gikorwa cya mbere, kugira urukundo ruvuye muri twe. Urakoze cyane, Imana iguhe. Namwe Imana ibampere umugisha. Ngira ngo ushake tuganire ku nkuru y'amaguru. Ahubwo ikibazo cyabayeho ntago natanze ya nimero ku bantu bishaka, nuvuga ngo bazakora please arya bakita gute kariya guteranya 32 guteranya 32 4 6 5 1 60 nanone 9. One love. One love. Peace. Ja Rastafari.